ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima kinyurano kuri Danus TV mugezweho nanjye Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza mwaramutse neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ni gute watangira business mu gihe udafite amafaranga. Benshi mu bantu bafite inzozi zo kwihanganira imirimo yo gutangira business yabo, ariko ikibazo gihoraho bibaza ni iki ngiki: nzatangira ko ntacyo mfite. Abantu benshi batekereza ko business itangirira gusa ku muntu ufite amafaranga menshi, inguzanyo nini cyangwa abaterankunga bakomeye, ariko ukuri ni uko business nyinshi tubona uyu munsi zatangijwe n'abantu badafite amafaranga menshi, ahubwo bari bafite igitekerezo, ubushake, ubwenge no gutangira ko bakumva ko business yabo batangira ku kantu gatoya, bakumva ko bagomba kuva hasi bakazagenda bazamuka gake gake. Uyu munsi kuri Danus TV turashaka kukwereka ko kubura amafaranga bidakwiye kuba imbogamizi, ahubwo ushobora kuba intangiriro yo gutekereza neza, gukoresha amahirwe make ufite no kubaka business yawe irambye. Twihuse cyane, icya mbere ni uguhindura imitekerereze yawe ku mafaranga. Intambwe ya mbere yo gutangira business nta mafaranga ni uguhindura imyumvire. Abantu benshi batekereza ko amafaranga ariyo atangiza business, nyamara mu by'ukuri business itangizwa n'igitekerezo. Igitekerezo kigashyigikirwa n'ibikorwa n'ubushake, ubushake bugashyigikirwa n'ubumenyi n'imyitwarire myiza. Iyo utekereza ko udafite icyo utangira, uba wibeshye, kuko ufite igihe, ufite ubumenyi, ufite impano, ufite ubushobozi bwo kwiga no kwihindura. Aya niyo mafaranga ya mbere ugomba gukoresha. Icya kabiri, menya icyo ushobora gukora. Nta mafaranga ufite, ariko ufite ikintu uzi gukora neza kurusha ibindi byose. Ibaza uti ni iki nshoboye gukora neza? Ni iki abantu bansaba kubafasha? Ni iki nakora ko nta gikoresho kinini nyine mfite gikomeye gihambaye, cyo nta bushobozi bukomeye, ariko icyo kintu uragishoboye kuko kiri muri wowe. Nk'urugero, niba uzi kwandika, kuvuga, kwigisha, gutanga amafoto cyangwa gutunganya amafoto, video, ushobora gutangira online service. Niba uzi guteka, kudoda, kogosha, gusuka, gukanika ndetse n'ibindi bitandukanye, ushobora kuba wabikora kandi kuri serivisi nto itagusabye ibya mirenge. Niba uzi guhinga cyangwa korora, ushobora gutangira ku gipimo gito cyane. Business nziza itangirira ku bushobozi ufite, si ku byo wifuza gusa kugeraho, ahubwo utangirana ibyo ufite. Icya gatatu, utangira buke ariko utangire. Utangire kuri bike ufite, ariko utangire nyine. Ntiwumve ko ugomba gutangirira hejuru kugira ngo utangire. Hoya, ikibazo gikomeye si uko utangira business nini, ahubwo ni uko utangira ku kintu gito. Ntugatekereze igihe cyiza, kuko akenshi ntikiza. Tangira ucuruza bike, tangira ufite umukiriya umwe, tangira ku rwego rwo hasi cyane. Ibintu bikomeye byose bitangira ku kintu gito. Nta muntu watangira ku bintu binini. Gutangira bito biguha amahirwe yo kwiga amasomo, kumva isoko, kubaka izina, kugira uburambe mu kintu uri gukora, wowe ukumva ko nyine icyo kintu gisobanukiwe neza. Icya kane, koresha ibyo ufite hafi yawe. Ntukiruke kure ushaka amahirwe ngo hariya niho hari amahirwe. Ufite telefone, ushobora gucuruza online. Ufite urugo, ushobora gukorera business yawe mu rugo. Ufite inshuti zishobora kuba abakiriya bawe ba mbere. Ibi ni ibintu bito by'agaciro ufite wowe, nka Facebook, WhatsApp, Instagram. Ijambo ryiza. Business nyinshi z'ubu zatangiriye ku mbuga nkoranyambaga, nta nzu, nta byapa, nta mafaranga menshi. Icya gatanu, kora business ugendeye ku kibazo abantu bafite. Business nziza ni ikemura ibibazo. Ntutangire utekereza inyungu gusa, tekereza uti abantu bafite ikihe kibazo, nshobora gukemura nte iki kibazo abantu bafite. Nk'urugero, abantu bakeneye gutegurirwa inyandiko, abantu bakeneye serivisi yihuta, abantu bakeneye ibicuruzwa biri hafi yabo. Iyo ukemuye ikibazo, amafaranga aragukurikira. Icya gatandatu rero, ntutinye gusaba no kuganira n'abandi. Abantu benshi batangira business bafite amafaranga, ariko badafite abafatanyabikorwa, ababafasha, ababagira inama.
ntutinye gusaba inama, gusaba ubufasha, gukorana n'abandi mu gihe ibitekerezo cyanyu gihuje nk'uko duhuje igitekerezo twafatanya twungurana ibitekerezo, ibyo ni byiza. Hari aho ushobora gusangiza inyungu, gusangiza ibikoresho, gusangiza abakiriya, ibyo byose ni ugufatanya n'abandi mugasangira, mugasharingana ibitekerezo, mugafatanya. Ni byiza rero guhuza n'abandi muri gukorana cyangwa muhuje umwuga runaka, biba byiza kuko mugenda mwungurana ibitekerezo bitandukanye. Bizinesi ntiyubakwa n'umuntu umwe gusa, ahubwo ugenda wiga umunsi ku wundi. Icya karindwi rero, wige gukoresha inyungu nto neza. Iyo winjije amafaranga make ntukayakoreshe ku byifuzo byawe, yasubize muri bizinesi, yubakireho indi ntambwe ikomeye. Iyi ni disipurine, niyo itandukanya ubushobozi gutsinda n'abahora bavuga ngo bizinesi yarananiranye. Icya munani, jya wiga buri gihe. Kubura amafaranga ntibikubuza kwiga. Uyu munsi hari video za YouTube, inyigisho zo ku mbuga nkoranyambaga, abantu bafite uburambe bashobora kugufasha. Ubumenyi ni kapita ikomeye kurusha amafaranga. Iyo uzi byinshi, amahirwe aragukurikira. Icya cyenda, gira kwihangana no kwizera. Bizinesi ntiyihuta nk'uko abantu babitekereza cyangwa babyumva. Cyane muri bo hazabaho ibihe bigoye, abakiriya bakwanga, imbuto zitinda kugaragara. Ariko ntucike intege, ntureke inzozi zawe, komeza ukomere ku cyemezo cyawe, wihangane nubwo byaba bikomeye, uzagera kure. Dusoza rero inshuti zacu hano zo kuri Danus TV, kubura amafaranga si iherezo, ni intangiriro yo gutekereza mu bundi buryo. Bizinesi itangira mu mutwe mbere yo kugera mu mufuka, cyangwa mbere yo gutangira kuyikora ukabona amafaranga. Niba ufite igitekerezo, ufite ubushake, ufite imyitwarire myiza, ushobora gutangira bizinesi uyu munsi. Ntutegereze ejo, tangira uyu munsi, nicyo gihe ufite. Imana izagufasha mu bindi byose bisigaye. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mugire umunsi mwiza.